Ahantu Gatete yavukiye si ahantu hasanzwe, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyabihu mu mpinga z'imisozi miremire yegereye ibirunga aho bita Nyabihanga. Ni ahantu horoshye gukunda urebeye kure ariko hagoye gutura ku mukene. Iyo bukeye Nyabihanga haba hatwikiriwe n'ibihu by'umweru, imbeho yaho ikaba yica. Iyo izuba rirashe rituma ibitaka bitukura byaho birabagirana, imigezi ikamanuka ku misozi nk'amarira y'isi. Kugira ngo ugere mu rugo rw'iwabo wa Gatete byagusabaga kuzamuka inzira ifunganye ihanamye cyane ku buryo n'ihene zahagendaga zigengesereye. Gatete yari umwana wa Nyakabyizi, nyina yari umupfakazi w'intwari warwanaga n'iyo misozi ahinga ibirayi kugira ngo abone ibyo atungisha umusore we. Gatete nta nkweto yagiraga, ibirenge bye byari byaramenyereye gukinira kuri ayo mabuye y'ibirunga atyaye no mu icyo gitaka gikonje cya Nyabihu. Ubwenge bwa Gatete bwari bwaraheze mu mupira, ariko si umupira usanzwe ahubwo ni karere nyina yamuboheraga mu bitambaro bishaje n'ibirere by'insina. Gatete ntiyakiniraga mu kibuga kiringaniye kuko nta cyahabaga, yakiniraga kuri ako gasozi gahanamye i Nyabihanga. Ibi byamuhaye impano idasanzwe yo kumenya guhagarika umupira, icyo bita control. Iyo Gatete yateraga umupira nabi wamanukaga metero 100 hasi mu kabande, bikamusaba gukora urugendo rw'isaha awugarura. Kugira ngo adahora yiruka amanuka, yitoshe gufatisha umupira ku kirenge cye akawugumishaho naho yaba ahagaze ahantu hahanamye gute. Imisozi ya Nyabihu yamwigishije inyuranamo icyo bita dribbling n'ingufu z'ibihaha kubera umwuka muke wo mu mpinga. Abaturanyi baramusekaga, babwiraga nyina bati uyu mwana wirirwa yiruka mu bihu n'umuyaga azamarira icyurugo, muvane mu bicu mushyire mu mirimo. Ariko nyina mu nzu yabo y'ibyondo yanyuragamo umuyaga yarebaga Gatete akamubwira ati mwana wanjye, inkweto zishobora gusaza cyangwa zikabura ariko inzozi ntizisaza. Kina nk'aho isi yose iguhanze amaso, nubwo ubu uhanzwe amaso n'intamwa gusa. Umunsi w'amateka wageze ubwo radiyo yatangazaga ko abashinzwe gushaka Imana bavuye i Kigali baje kuri stade yo mu mujyi iri hasi mu kabande. Gatete yagombaga gukora urugendo rurerure amanuka ava i Nyabihanga. Nta nkweto yari afite zo kwambara ngo ajye imbere y'abazungu. Yagiye ku muturanyi atira inkweto z'umugabo nini cyane, azishyiramo ibipapuro n'ibitambaro kugira ngo zimufate. Ageze ku kibuga yasanze abandi bana b'Imusanze na Rubavu bambaye neza, bafite inkweto z'abakinnyi banywa amazi meza. Gatete we yari yuzuye ivumbi ritukura rya Nyabihu, afite ipantaro yacitse n'inkweto zimeze nk'ubwato. Abandi bana baramusetse bamwita umunyamusozi. Umukino ugitangira Gatete yari ameze nk'ufite amabuye ku maguru, za nkweto zaramunaniye aranyerera aragwa. Abatoza batangira kwandika ko ntacyo ashoboye. Agahinda kamwuzuye umutima, yibuka sakirirego ya nyina, yibuka imvune z'iwabo n'umujinya mwinshi. Gatete yicaye hasi akuramo inkweto azita kure. Yagarutse mu kibuga yambaye ibirenge. Ako kanya ishyamba ryarabyutse, wa mwana watojwe no kwiruka ku misozi ihanamye ya Nyabihu yigaragaje. Yirukaga bose babona ari ibitangaza. Yari afite umuvuduko uteye ubwoba, agafata umupira nk'aho uboheye ku mano ye. Iyo yagendaga n'umupira abandi bana basigaraga bahagaze. Umutoza mukuru yarahagurutse ati uriya mwana ufite ibirenge by'icyuma akomoka. Imyaka yakurikiyeho Gatete yabaye inyenyeri. Yavuye i Nyabihanga ajya i Kigali, ava i Kigali ajya i Burayi. Ubu amashusho ye amanitse hose kandi yambara inkweto zihenze kurusha inzu yabayemo. Hashize imyaka 10 Gatete yagarutse i Nyabihu. Yaje atwaye imodoka nziza y'umukara, azamuka ya misozi ihanamye. Abaturage bose babandi bamusekaga baje kumushungera bavuza impundu. Gatete yageze imbere ya nyina, wa mubyeyi wamubereye inkingi. Gatete yapfukamye mu ivumbi ritukura rya Nyabihanga. Ya modoka n'amasaha bihenze arabyirengagiza, afata ibirenge bya nyina ararira amarira arashoka. Yibukije nyina ijambo yamubwiye kera ko inzozi zidasaza, ati wari ufite ukuri. Izi nkweto nziza nambaye ubu n'aya mafaranga ntacyo bivuze ugereranyije n'ibi birenge byanjye byavaga amaraso kuri aya mabuye kugira ngo tugere ahangaha. Yarahagurutse areba abaturage bose, areba na ya misozi miremire y'ibihu. Aravuga ati iyi misozi ntiyamaye ibyo kurya bihagije, ariko yamaye imbaraga abandi badafite. Mwebwe mwabonaga ubukene, njye nabonaga ikibuga cy'imyitozo. Gatete yahise atangiza umushinga wo kubaka akademi, ishuri ry'umupira aho i Nyabihanga n'ivuriro rya nyina. Yatanze inkweto ku bana bose b'ako gace, ababwira ijambo rimwe
muzambarize inkweto zirinde ibikomere, ariko ntimuzibagirwe ko imbaraga nyazo ziva mu mutima no muri ubu butaka bwa Ibinyabihanga si ahantu h'ibihu gusa, ni ahantu bavuga bati hano niho inyenyeri yacu yavukiye, umwana wazamutse imisozi n'amaguru kugira ngo isi yose imwubahe. Ubu ngubu Gatete akaba yibera muri Amerika, aho bavuga ko yabaye umutagisimeni. Ni amakuru tudahagazeho neza, ariko tuzakurikirana tukabagezaho inkuru ya nyayo ku buryo ubuzima arimo ubu ngubu ubutaha. Soza mwibutsa gukanda subscribe, ukoreshe share na commenting kugira ngo inkuru y'ubutaha izakugereho mu ba mbere.